bite Ni byiza. ni nowera muvugana Nowera wuhe? uzi bangahe Uzi benshi. Ko nowera ndi kubona ari nomero. ntacyo ujya ku mazina usacinga ni nowera uzi umva ni nowera rutayisire sori wijijinganya wijya kure. So I have your message guturuka kwa Vanessa. Vanessa wuhe? Vanessa wasi Uwase? yego Vanessa Uwase? nta kibazo niba utamuzi uzamumenya. Umva icyo nashaka kukubwira riri sibyo Vanessa Uwase nyine mbwira. uramuzi cyane bihagije kurusha uko muzi. I mean her majesty Uwase. icyo nashaka kukubwira you have been my friend sibyo nta n'ibirenze imana kugira amagambo ntabirenze tu ibyo birashira umuntu akanabikubabarira nubwo utaba ufite umutima wo gusaba kwiyexcuse ariko ntabirenze tu umuntu amenya umuntu abara nawe. ariko the reason why I'm calling you so niba uzi kandi ukaba ufite n'ubwenge ukaba uniyubaha please leave her boyfriend. urabizi ko ari fiance urabizi ko yamupropoje. I don't know the relationship between you and him ariko make sure you leave him. Her boyfriend we. I mean Putin sheri ndabizi ko umuzi cyane kandi ririnda kuzi don't pretend don't pretend kuko ndakuza more than 200% ndakuzi cyane kurusha uko ushaka kuba utekereza ko wiyizi. So niba uzi umukopeo yaba kwandikira cyangwa atakwandikira waba umusubiza cyangwa utamusubiza people who are ready to get married baba baziranye ku bintu byinshi. azi ko twabaye inshuti it's okay higima cyangwa ntuhigime nta kibazo kizima you got a message ukupe cyangwa ntukupe I know you get what I'm telling you. That's it. Make sure you leave her boyfriend before ashaka kwakitinga biri nonsense cyangwa se by'umujinya cyangwa se bitagufitiye like bitakurespecting. So nakoze iki kuri boyfriend? ntacyo wakoze mama bambi inshwi icyuki umwana mutoya niba nta nicyo wakoze mbukora aragukubye. James will turn the shift.